Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Murakoze, twongeye kubashimira bakunze b'ikiganiro cyacu dora dutegereje ku masaha nk'aya ngaya, nk'uko mubimenyereye buri wa kane guhera saa 2 kiba ari ikiganiro tuba dufite kiri burangiza isaha yose, tukaba tuba turahangaha ku bwanyu ndetse no ku bwacu, kuko natwe bidufitiye inyungu, kuko kwamamaza ibya Nyagasani Yesu ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Ngakagabura ngo ibya Kristo atabishakamo ubundi bucuruzi, ahubwo ngari kugira ngo abantu ngabahindure kuba abigishwa ba Kristo. Yego. Kuba umwigishwa wa Kristo rero si ibintu umuntu yihitiramo, ahubwo Imana ubwayo yishakiye kwibanira n'abantu, ihitamo nyine kubanza kubatunganya ikoresheje Kristo. Niyo mpamvu rero bitunezeza cyane kuganira namwe mu mwanya nk'uyu nguyu, ari nayo mpamvu imbere na mbere tuba tubanje kubasuhuza. Yego. Dusuhuza ariko n'abarangije kubona umugabane mu ijuru, ubwo no kuvuga ngo abakiranutsi ba hose mu isi, abarangije kubona umugabane wo kubana n'Imana, ariko tunasuhuza n'abakunzi bahora bateze amatwi iki kiganiro, kimwe n'uwaba cyumvise muri uyu mwanya, nawe turamushohoje, n'abandi bavandimwe dukunze guhorera nabo rimwe na rimwe ahangaha, barimo Nshimiyimana Emile na Damascene, ndumva na Bandre, n'abandi bavandimwe bose. Ubuntu n'amahoro n'imigisha bya Nyagasani Yesu bigumye kubasenderaho. Na David turamusoje cyane. Yego. Imana ishimwe cyane. Nanjye nyine mboneyeho gusuhuza bene data bose badukurikiye. Twe tubana mu iki kiganiro mumaze kutumenyera. Nge ndi Patrice Nahimana. Nanjye ni Mushinzimana Théophile. Rero n'abavandimwe dusimburana nabo hano mu kiganiro nyine twabasuhuje cyane aho bari hose bagumye bagubwe neza. Ariko nanone abadukurikiye bose kuri aya masaha, ndabizi ko ikiganiro bagikunda ni benshi, yewe baranaduhamagara benshi bakatubwira ko bagikunda cyane. Rero abadukurikiye bose turabasuhuje mu izina rya Yesu. Yego. By'umwihariko rero dusuhuje na bene data abantu Imana yakije none urupfu rw'iteka, aho bari hirya no hino. Hari n'ababa twumva bari hanze y'igihugu mu matorero y'ahantu hose mu isi, aho Imana yashyize itorero. Abo bene data bose yahashyize turabasuhuje, dore ko ari i Kigali Imana yahasize amatorero yayo. Ubwo kandi tuvuze amatorero tuba tuvuze ko ubwo harimo n'intore z'Imana zitorezwamo, zitozwa na Nyagasani, zitozwa na Kristo Yesu. Ubwo rero abo bose bene data b'i Kigali turabasuhuje cyane. Mu Bugarama Imana yahasize itorero rirenze rimwe. Bene data barahari benshi, abatwumvira mu Kibaya, kuri Simerwa n'ahandi, nabo turabasuhuje cyane. Abari ku Kibuye bene data bagumye bagubwe neza.
abatwumva bose Imana yakije urupfu rw'iteka ahari ntitwabavuga ngo tubarangize ariko ndabizi ko badukurikiye nanone bari benshi yego ubwo bose kandi ubwo turabasuje mu izina rya Yesu abantu bamenye ko bafite ubugingo buhoraho bakiri hano mu isi abantu bagenda nijuru abantu baryama bakariryamana babyuka bakaribyukana abantu Imana ireba mu isi ntibabareho icyaha yego ariko impamvu basobanukiwe neza ko Imana yakibaze kuri Kristo icyo yari babareho irangije rinakimuhanira ubwo abo bantu bose bamenye ko igihano cyabo cyarangiriye kuri Kristo cyahanwe ndi kandi ubwo ibyanditswe bivanga igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri Kristo ubwo rero amazi n'amaraso turacyari gusuza bene data amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu yego bidukiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha rwo rwarakize tubiziranyeho na bene data Imana yakijije ariko ngo n'imbaraga mbi zabyo bose rero aho bari nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu turabasohoje cyane yego Imana rero ishimwe cyane kuko yihagije ari umutunzi w'imbabazi kandi akaba ari nayo ifite umutungo utabonwa mu isi na niyo mpamvu umutungo wayo kuko ari uwo mu ijuru ntabwo wawugura ibyo mu isi ahangaha nta nubwo wawushakisha inyama n'amaraso byawe cyangwa indi mitungo waba ufite kugira ngo ubone umutungo wo mu ijuru ahubwo ni uw'Imana yego nta kiguzi wabona cyawo niyo mpamvu ishima kutangira ubuntu yego utangira ubuntu mwene data na nicyo kandi kinatubesheje hano nyine na niyo ntego y'ikiganiro no kubwira abantu ko uwo mutungo w'Imana ari bwo bugingo buhoraho ariko kuzabana na iteka ryose ibintu bitagangaje nanone abantu umuntu akibaza ati nk'ubu nabana n'Imana nkoze iki ese ko hanyuma y'urupfu hari ubundi buzima nzaba hehe umuntu akajya mu rungabangomba rwo kwibaza bene uko kuntu ariko inkuru nziza tuba twazanye nivuga ko Imana nanone ibyo bintu uhora ushaka ibyo bintu wumva wifuza ibyo bintu wumva bizakugwa neza byo kuzabana n'Imana iteka ryose Imana yabitanze ku buntu ikigusaba iragusaba kubyemera kwakira ibyo bintu amaboko abyakira ni ukwizera ni nacyo cyatuzanye ariko kuvuga ko ibyo bintu bitagangaje abantu babishaka twazanywe no kubabwira ko bidashakwa ahubwo kubera urukundo rwinshi Imana igira yahisemo kubitanga ku buntu ahandi ho Zaburi n'ubundi ndumva 49 niyo ivuga ngo ubugingo bw'umuntu yego urabona abantu ibintu batunze birashoboka umuntu akagira ibintu byinshi bya hano biringa amafaranga n'indi mitungo myinshi ariko Zaburi ya 49 bayisome iravuga ngo ubugingo bw'umuntu cyangwa incungu y'ubugingo bw'umuntu ngo irahenze ku rugero rw'uko nta bintu tunze byayigura nta kiguzi wabona cyacungura ubugingo nta kiguzi kibaho wacunguza ubugingo bwawe nk'uko ntacyo waha urupfu ngo ntuzapfe ntacyo watanga ngo uramiteka ntekereza ko ubu yaba hari ikintu umuntu yaha urupfu ari umukire yagitanga cyane yanatanga ibyo afite byose akazakorera ibindi ariko nk'uko ntacyo waha urupfu ngo ubure gupfa ni kimwe n'uko incungu y'ubugingo bw'umuntu bwawe irahenze ku rugero rw'uko ibintu utunze bitabugura erega ubugingo burahenze kandi ibyo twashakishamo ibiguzi byose bibarwa mu bibora ntabwo rero ibibora wabiguramo ibitabora kubera ko agaciro k'ikintu kangana n'ikiguzi cyako niyo mpamvu ubugingo buhoraho byasabaga ko buheshwa n'ubundi bugingo buhoraho yego rwose kandi nta bugingo buhoraho bwaboneka keretse ubugingo butari mu icyaha bwonyine yego ubwo rero niyo mpamvu ibibora ibingibi ntiwabiguramo ibitabora ntabwo bishoboka ariko abantu badukurikiye Imana ijye nabafasha babyumve neza ibintu ufite byose bigira garanti wihereyeho ku mubiri wawe wihereyeho nawe ubwawe ari wowe ufite garanti ubwo uri hano ariko ufite igihe uzahavira yego ari ibyo ufite byose nabyo bigira garanti kuko nibibora noneho rero wowe ukeneye ubugingo buhoraho yego heraho wumva ko ibintu ugira bitabugira bitanabugura kuko ntibugurwa ahubwo nyamara inkuru nziza twazanye hari umugabo witwa Yesu waje mu isi aza agira ubugingo buhoraho azanwa no kugira ngo abuguhe
ubwo iki nkuru nza twazanye ni kubwira ko Kristo Yesu iyo wemeye ibyo yakoze ko byari ibyawe ukemera ko urupfu yapfuye burya rwari urwawe ukemera ko igihano yahanwe cyari icyawe iyo ubyemeye aguha impano yitwa ubugingo buhoraho wari warabuze ubugingo bwe urabwegukana. Yego muvandi. Ubugingo bwe yaje akuzaniye butari mu icyaha. Yego. Bwemerwa n'Imana buzahora iteka ryose urabwegukana. Urabwegukana. Yego. Yego. Imana ihimbazwe cyane. Ibyo ariko byavuye mu rukundo rwayo nkuko yabishatse mu mutima wayo. Yego. Ntabwo ari ukujya kubusaba nkuko umuntu yajya aho bita mu butayo mu mazi. Yego. Kugerageza gushaka ibindi bintu wakoresha kugira ngo ububone ahubwo ngo kubera umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Yego yego. Ni wowe watumye igaragaza urukundo rwayo yohereza Kristo Yesu wo nguwo. Ubundi nta n'umuntu wari uzi yuko hari uw'Imana yari ifitiye ku ruhande yakoresha kugira ngo icyo ngicyo abantu bifuzaga kiboneke. Ariko Imana yaramugaragaje. Yego. Ndetse ngo mu minsi y'imperuka abambwa ku musaraba. Nubwo ngo uhereye kera kuko yari izi ubunyabyaha buri mu bantu ngo yari yaragaragaye ngo ari umwana w'intama watambwe uhereye kera ngo isi itari yaremwe. Yego. Ariko nawe uvutse mu gihe cya none cyitwa ngo ni mu minsi y'imperuka. Yego. Kristo Yesu we yaraje abambwa ku musaraba. Yego. Imana ishimwe. Urumva ko ku mutima w'Imana Imana na Alpha na Omega ni itangiriro ikaba n'iherezo. Ubwo imenyeye ibintu by'iherezo mu itangira. Iyo yari ibizi ko uwitwa mwene muntu azabaho ku isi akanacumura akaba hafite ibyaha. Noneho Imana inategura uburyo bwo gukiza uwo muntu nabyo bitegura kera. Ibyo Esaya yarabihanuye aravuga ngo uwo Kristo Yesu ngo yashenjaguriwe ibicumuro byacu. Ngo noneho ngo igihano kiduhesha amahoro cyari bube kuri we. Esaya abihanura atari yazi. Nyamara mu gihe cy'imperuka mu gihe cy'ubutumwa bwiza haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Ndewumva Imana ihigutse kwibijya Esaya yahanuraga ngo kuko Imana ngo yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva ubugingo buhoraho bubonerwa mu kwizera Kristo Yesu. Muvandimwe hari iryo jambo abantu benshi bararikunda ariko ntibanaryumva neza. Urumva Imana yagize urukundo rwinshi rutuma ikunda mwene muntu. Ariko iranavuga ati nubwo mukunze reka mutangire umwana wanjye w'ikinege. W'ikinege bisobanura wenyine. Iramutanga aza mu isi. Ariko urumva Imana yari mutangiye abantu bose. Bose muri rusange. Ubwo yaba umuyuda yaba umugiriki yaba umunyarwanda muri make Kristo Yesu yatangiwe abantu bose. Ariko ngo kugira ngo umwizera ari nayo nkuru nziza ariko tuba twanazanye. Inkuru nziza ivuga ko umuntu yizera Kristo Yesu akaronka ubugingo buhoraho. Aho ngo nukugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero umaze igihe ushaka buba muri Kristo. Ariko nawe yaranabisobanuye yaravuze ngo ninjye nzira nkabukuri nkaba n'ubugingo. Ngo nta muntu ushobora kugera ku Mana ntamujyanye. Ubwo biravuze ngo nta handi hantu waca ngo ugere ku Mana. Bisaba guca kuri Kristo. Kristo se wamucaho gute? Bisaba kumwizera. Umwizera utese ni ukumenya ko ibyo yakoze byari ibyawe. Ni ukumenya ko ibyo yahaniwe kumbi cyari igihano cyawe. Ibyo yishyizeho byose ni wowe wari bubiryozwe kubera urukundo rwinshi Yesu abyisiraho. Hanyuma yo kubyishyiraho Imana ihita imutera umugongo. Aravuga ngo data ni iki kikundekesheje. Imana ifata Yesu imutera umugongo kubera ibyaha byawe. Irangije iraguhindukirira. Ihana Yesu igihano cyawe. Irakimuhana kirarangira. Umuririmbyi ngo ibyaha byanjye bihamba mumva. Ngazukira ngo kugira ngo duhuze nasi. Yego. Ariko ngo nanjye ndagaruka ngo nzamushimira ibyo. Tuzamushimira ibyo. Imana ihimbazwe cyane. Byahoze binyibutsa amagambo aboneka muri Yesaya numva hari ari mu bice 58. Ariko n'amagambo agaragaza yuko ngo yishyizeho ngo yishyizeho intimba zacu. Ngo yashenjaguriwe ngo gukiranirwa kwacu. Yego. Ngo kandi ngo igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri we. Yego. Nagumyaga numvamo cyane yuko
icyo gikorwa Imana yakoze ifata intimba zacu, ubwo no kuvuga ngo n'imibabaro yacu n'igihano cyacu, ngikabifata ngikabishyira kuri we, ngo kwari kugira ngo twungukemo amahoro. Ariko kare ndeba nahoze mbona mu rwandiko genda katwasome mu Bagalatiya ibice 3, Abagalatiya ni ibice 3, yenda kadusome duhereye kuri murongo hepfo wa 19. Hano muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo itegeko rero ni iry'iki, ryongereweho hanyuma ngo rijye rigaragaza uwacumuye, kugeza igihe hazahinguka urubyaro rwagenewe isezerano. Itegeko ryatangajwe n'abamarayika barishinga umuhuza. Noneho tumanutse hariya hepfo kuri 22 niho hagaruka akavuga ngo ahubwo rero ibyanditswe byaboheshejwe byose ingoyi y'icyaha kugira ngo isezerano rizuzurizwe abemera Yesu Kristo. Hano mu iki Kinyarwanda muri bibiri ijambo ry'Imana haravuga ngo none se kuki amategeko yatanzwe, hariho akabazo, yongeweho nyuma kugira ngo ibicumuro by'abantu bigaragare, kugeza igihe wa wundi ukomoka kuri Aburahamu aziye, ari we wagenewe isezerano ry'Imana. Amategeko yatanzwe anyujijwe ku bamarayika, maze agezwa ku bantu acishijwe ku muntu w'umuhuza. 22. Noneho se amategeko acisha ukubiri n'amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyo haza kubaho amategeko ahesha umuntu ubugingo, bityo yajyaga kuyumvira akaba intungane. Ngiye amategeko ngi yaza kuba ubusomye hara ku murongo 21 ngo noneho se ngo itegeko ryaba ritambamiye amasezerano y'Imana? Oya, ntibikabe. Iyaba koko haratangajwe itegeko ritanga ubugingo, ubutungane buba mu by'ukuri buriturukaho. Uri kumva neza? Hagaragaje ngo ya ntibikabe, ngo iyaba koko haratangajwe itegeko ritanga ubugingo, ubwo ni itegeko rya mbere, ngo ubutungane buba mu by'ukuri buriturukaho. Ariko koko ubutungane ntibwaturutse mu mategeko. Niho hariya muri Yesaya hagaragazaga ngo yamugeretseho gucyanirwa kwacu, ariko gucyanirwa kwacu ni ugushingiye ku kwica amategeko. Bikagaragaza yuko umuhamya wo kuyica ubundi umuntu yagombaga kubimama, ahubwo byabaye ngombwa ko amategeko aza ashyirwa imbere ye. Ashyizwe imbere ye, amategeko bigaragara amunaniye, ubwo ngubwo bigaragara ko gutungana bitari bishobotse. Ubwo no kuvuga ngo amategeko ntaramuzaniye gutungana. Ahandi no hagaragaza yuko ngo ahubwo yo yarameze nk'umugenzacyaha. Mu kindi Kinyarwanda no havuga ngo twari tubohewe nayo, kamvuge ngo atuboshye ariko aturindirije kudushyira imbere y'umucamanza kugira ngo dutsindwe n'urubanza. Umucamanza rero yaduhinguye imbere ni Imana. Imbere y'Imana umuntu wese agaragara atsinzwe kubera yuko atigeze atungana. Bikumvikana rero yuko gukora kutabasha kugutunganya ngo ugaragara imbere y'Imana utsinze. Niyo mpamvu ubutungane bwabuze muri yo, ngo bigaragara ngo twari tuzirikiwe aho tubikiwe gutungana kwari kubitse muri Kristo Yesu wagombaga kuboneka. Niyo mpamvu ara ku murongo 22 havuze ngo ahubwo rero ibyanditswe byaboheshejwe byose ingoyi y'icyaha kugira ngo isezerano rizuzurizwe abemera Yesu Kristo. Noneho birumvikana yuko isezerano ry'ubugingo buhoraho, isezerano ryo gukurwaho urubanza, ntabwo rishingiye mu byo umuntu yakora, ahubwo rishingiye mu kwemera Yesu Kristo, kubera ko mu byo wakora byo
ubwo ni ukuvuga ngo uhera kugaragara utsinzwe n'urubanza. Niyo mpamvu kugira ngo ubone amahoro imbere y'urubanza rwagutsinze. Yego. Ahandi no havuga ngo umuntu uzi gukora icyiza ntagikore ngo yewe mubereye icyaha. Dukunze kubwira abantu yuko ubusanzwe amategeko abo yazaniwe yabananiye ari bo Bayuda. Ariko nanjye w'umunyarwanda nawe w'umunyarwanda, ubwo no kuvuga ngo ushaka gukora ibyiza, ubwo umwanya umwe wakoze ibyiza undi mwanya bikaza kukubunana ugakora ibi, ubwo ibyiza wakoze uba wihinduriye, uba wishireho itegeko ry'ibyiza. Ubwo iyo bikunaniye n'ubundi uba wongeye ukaryica. Ubwo no kuvuga ngo n'ubundi ari umwisiraheli ari n'umunyamahanga bose bagaragaye batsinzwe kubera yuko uzi gukora icyiza ntagikore kimubera icyaha. N'uweretswe icyiza Imana ishaka kikaba cyaramunaniye kugikora nabyo ni icyaha. Ubwo no kuvuga ngo amategeko aducungera aho ngaho ari umugenzacyaha, ariko adushyira umucamanza ari we Imana. Yego rwose. Ariko imbere y'Imana twagaragaye noneho dutsinzwe n'urubanza dushingiye mu mategeko bitewe nuko turi abanyabyaha. Ubwo no kuvuga ngo Imana yafashe urwo rubanza rwawe, yafashe urwo rubanza rwanjye, irobara ku mwana wayo. Muri Yohana niho twatangiye tubona ngo yaradukunze ngo itanga umwana wayo. Noneho muri Yesaya niho havuze ngo yafashe ngo gucyanirwa kwacu twese, ngo ikumushyiraho. Noneho ngo Uwiteka yaramukubise, yaramubabaje, yaramushenjaguye, ndetse amuhana igihano gikwiriye umunyabyaha, gikwiriye uwisha amategeko, gikwiriye wasuzuguye Imana. Ubwo yamuhannye igihano cyawe, kuko nawe mu mutima wawe uzi yuko utubaha amategeko y'Imana. Naho waba utarayasomewe kuko nta nakureba, ariko mu mutima wawe uzi yuko udatunganiye Imana. Unagerageza gukora ibyiza, ariko n'ubundi ugasanga ibibi byakwitanze imbere. Ubwo no kuvuga ngo aho ngaho utsinzwe n'urubanza. Ariko tubeshejwe no kumenyesha yuko urwo rubanza rwagutsinze Imana yarugeretse ku mwana wayo. Ngira umugeretseho ngimubabaza uburyo bwuzuye yagombaga kukubabazamo, nge namwica urupfu rwuzuye yagombaga kukwica. Niyo mpamvu ari ahavuze ngo noneho ngo iryo sezerano ryo gucungurwa ariko guhabwa ubugingo buhoraho Imana yari ibikiye abantu. Ngiryo sezerano ngo riraza ngo rikuzurizwa, rikuzurizwa ngo abemeye Yesu Kristo bonyine. Ubwo no kuvuga ngo wizeye Kristo Yesu, ubwo no kuvuga ngo iryo sezerano ry'ubugingo buhoraho ni iryawe. Ubu ribonye muvandimwe, iryo sezerano riba rigusohoreyeho, kuko nanone twari twabonye ko Yesaya yabihanuye mu isezerano rya kera. Avuga ko uwo Kristo Yesu yeretswe ataraza, ariko biravuga ngo yatambwe kera isi itararemwa. Ku mutima w'Imana hari hariho kuzacungura abantu amaraso amenetse. Wenda nta mwanya uhagije ngo tunabirambure, burya nicyo cyatumye Abeli yemerwa. Icyatumye Abeli yemerwa, yajyanye amaraso. Imana ibonye amaraso, ku mutima w'Imana hariho kuzaducungura amaraso amenetse, ihita ngo yemera ituro rya Abeli, nawe ngira mwemera. Rero ku mutima w'Imana hari hariho kuzaducungura. Hano twasomye bavuze ngo none se kuki amategeko yatanzwe? Hariho akabazo, kandi abantu benshi ntibajya babyumva neza. Hano bavuze ngo kuki amategeko yatanzwe, ariko banavuze n'impamvu, ni nayo turi busobanure. Ngo yagenewe yaje yongeweho nyuma kugira ngo ibicumuro by'abantu bigaragare. Sinzi iki kintu wenda cyumvikane neza. Bavuze ngo kuki amategeko yo yatanzwe, kuko iyo tuvuze ko umuntu atsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera akabona ubugingo buhoraho, abantu batavuga ati none ubwo amategeko y'Imana tuyice. Ariko aha barabajije kuki yatanzwe. Hari nawe ujya ubyibaza ti kuki none ubwijuru ribaye ubuntu, kuki amategeko y'Imana yatanzwe. Ariko icyatumye amategeko atangwa kwari ukugira ngo nyine akugaragaza, ugaragare ko wowe uri mubi ku buryo ukeneye Imana. Wari usanzwe uri mubi, ariko amategeko adahari ukajya wibwira ngo uri mwiza. Imana ishaka kugaragaza ibyiza ibyari byo, izana amategeko. Yazanye wisanga wowe utarimo. Kwisanga utarimo rero ubwo uruwanduye imbere y'Imana. Uruwanduye kandi ikintu abantu barajya banumva neza, habanje isezerano mbere y'amategeko.
ubundi amategeko yaje hanyuma. Niyo mpamvu bavuze ngo none se ngo kuki amategeko ngo yatanzwe. Mbere amategeko ataratangwa habanje isezerano. Imana yasezeranije ba Aburahamu ubugingo buhoraho amategeko ataraza. Ndetse n'abandi bene data batubanjirije bagira ubugingo buhoraho nta mategeko ahari. Hanyuma yaho amategeko aratangwa, ariko yaratangiwe iki? Urabona ibyaha byari mu isi ariko abantu batabyemera. Abantu bagakora ibyaha, abantu bagakosa ariko ntibabyemere. Imana itanga amategeko kugira ngo umuntu yisobanukirwe ko ari mubi bikabije. Niko n'uyu munsi ariko umuntu atekereza yo ko ari umukristo kubera ko yabatirijwe ahantu runaka, yamara kumva ko ari umukristo akumva ko atari umunyabyaha, akumva ko atari umupagani. Ariko uwo nguwo ntabasha kwegukana isezerano ry'ubugingo buhoraho nubwo yitwa umukristo, kuko ubwo amategeko yaje imbere ye ahera kagaragara ko adatunganiye Imana. Kandi amategeko abantu bagiye bayumva neza ni ikintu gikomeye. Nk'ubu nk'urugero twatanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mbere twabayeho nta gapfukamunwa gahari, ariko ubugenda utakambaye abayishe itegeko. Nawe ubwawe bigutera isoni kugenda ntako wambaye, kandi mbere nta kari gahari. Mbere waranagendaga kumva ari nta kibazo, ariko kubera ko haje itegeko rivuga ko buri munyarwanda agomba kuba akambaye, iyo utakambaye uhita ubona ko wakoze ikosa. Umutima uhera ku kwemeza ko ugomba guhanwa. Kwica itegeko ubwo n'igihano biba biri kumwe. Ubwo icyo amategeko abereyeho rero ni ukumenyekanisha icyaha. Amategeko abereyeho kukumenyesha kuri umunyabyaha, kandi iyo kimenyekanye ubwo hera ko namenye ko igihano kikuriho, ubwo n'igihano biba biri kumwe. Abantu bajya babyivugira neza, umuntu akavanga amategeko y'Imana ngo nta wayumvira 100% ngo bishobore, kandi koko nibyo. Ntiwayumvira 100% nyine ngo bishobore, ariko kuyumvira ntubishobore niba uhanganye nayo. Iyo yishe jya witegura n'igihano, kuko iyo wishe amategeko y'Imana uranahanwa. Nyamara inkuru nziza ivuga ko Kristo Yesu yaje yambara umubiri nk'uwo wambaye, we arayumvira 100% biremera. Bya bintu byakunaniye Kristo yumvira 100% yambaye umubiri nk'uwo wawe, ibyo bintu biremera. Icyo rero ashaka, arashaka ko wemera ko ibyo bintu ari wowe yabikoreye, ukamwemera ukamwizera, ukegukana ubugingo buhoraho buri muri we. Iyo mwizeye rero kimwe cyo uronka ubugingo buhoraho, ariko ubusohoye no mwisezerano. Icyo gihe ubuhise ugera mwisezerano ry'Imana, kuko icyo Imana yasezeranye nuko izatanga ubugingo buhoraho ikoresheje Kristo. Ariko ku ruhande rw'Imana yaranabutanze. Ahubwo icyo umuntu asabwa ni ukwemera ibyo bintu akabyizera. Ni nayo mpamvu birivanga iyo wizeye Kristo Yesu. Ngabura hamba babaye sogokuruza wawe, kucyo babaye sogokuruza wawe ubuguye mwisezerano nk'iryo Aburahamu bamo. Nyina ngo yarizeye, byanditswe bivuga yuko ngo yizeye Imana, ngo bimuhwanirizwa no kuba intungane. Ntabwo kandi amategeko yaje kuza hanyuma ya Aburahamu. Ubwo no kuvuga ngo ubutungane ntibutangwa n'amategeko, ahubwo ubutungane butangwa no kwizera. Ibyo twabisomye ku murongo wa 21 havuze ngo none se amategeko acisha ukubiri n'amasezerano y'Imana. Kuko ibyo bintu umuntu ashobora kubyumva kumva bisa naho biri kugongana, ariko vuze se amategeko acisha ukubiri n'amasezerano, bavuze ngo ntibikabeho. Ngo kuko iyo haza kubaho amategeko ahesha umuntu ubugingo, ngo bityo yajyaga kuyumvira akaba intungane. Iyo kiba amategeko ahesha umuntu kujya mu ijuru, wayumvira ukaba intungane. Ariko bwo kuyumvira ngo ubintungane byanze, nta guhari. Ukeneye kwizera Kristo Yesu ukagera mu isezerano. Ukinjira mu isezerano Imana yasezeranije abazayizera, ukabona ubutungane biturutse mu isezerano bidaturutse mu kubukorera. Rwose. Ubwo kandi dusubiye ku cyo tuba twabanje kuvuga, ubwo ijuru ntago rikorerwa. Kuko iyo uvuze ko rikorerwa ubuguye mu mutego wo kuribura. Ahubwo ijuru ni impano Imana yatangiye ubuntu ibinyujije muri Kristo Yesu. Wenda twanatanga umwanya kugira ngo tuganire n'abatwumva bari benshi, batubwira ko bajya baduhamagara ari benshi, bamwe ku murongo ntibyemere kubera ubwinshi, ariko reka tubaho umwanya uhagije kugira ngo ibindi tugumye tubiganire nabo, turi kuvugana nabo. Imana ishimwe. Umurongo ni 0788 44 21 25 0782 44 25 n'umurongo wa Airtel 0738 3 0 5.
Halo? 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 Halo. Yego. Yego mwiriwe. Mwiriwe neza. Yego. Nitwa Soma Tanazi. Yego Tanazi. Nkaba mbereye mu Kurwahi. Yego turakumva. Karere ka Rusizi. Yego. Ikiganiro nagikurikiye. Kubera ko kwizera Yesu Kristo bimara umubabaro. Kandi bikamara n'agahinda. Uwizeye Yesu abazi ubwenge kandi abazi yuko amaraso Yesu yamumeneye ku musaraba ari iki. Amaraso yamennye ku musaraba ariyo yakoze iki? Ariyo yamucunguje, ariyo yamukuyeho ibyaha yari afite. Yego. Umuntu wese agomba kwizera Yesu Kristo kandi akagira kwizera mu by'ukuri kugira ngo azabashe kubona ubugingo buhoraho. Icyo gitekerezo natanga. None se nawe wumva ubwo bugingo buhoraho warabubonye cyangwa uracyabutegereje? Ubwo bugingo buhoraho njye narabubonye. Wasangiza abandi warabubonye binyuze mu zihe nzira? Yego. Ntabwo nabubonye kera ntarakizwa. Nari umunyabyaha, nakoraga ibitandukanye n'ibyiza. Kandi Satani yantwazaga igitugu nakora ibidashimwa n'Uwiteka. Ariko nkimara kwihana nakiriye Mwuka Wera. Ubu ngubu nsigaye nkora ibyo gukiranuka kandi ngakurikiza ijambo ry'Imana uko bikwiye. None se muvandimwe, ibyo byo gukiranuka ujya ubikora ukabisohoza byose? Gukiranuka? Yego. Ubundi Bibiliya twigisha ngo iyo umuntu akiranuka aba agomba gukora ibitunganye uko ashobojwe. Umwanya umwe ugakora ibitunganye ubundi ugakora ibidatunganye? Oya. Uragerageza nk'umukristo utera imbuto zikwiriye uwihana. None se genda tugufashije ko ubutungane Imana yemera ari ubutungane bwuzuye 100% butari mu icyaha na kimwe, ubwo butungane ubona wabushyikira? Ntabwo nabushyikira. Noneho rero nibyo twasomye aha ngaha yuko ubwo butungane kuko umuntu atabushyikira, Imana yashimye kubuhera abantu busa ibinyujije muri Kristo Yesu. Yego. Nguko Kristo Yesu atigeze akora icyaha na kimwe, nyamara ibyaha byose akabibarwaho agahinduka icyaha. Yego. Nta cyaha na kimwe yigeze akora. Niko gutungana kwe kutigeze kuboneka mu icyaha. Yego. Yakuzaniye abantu kugira ngo abantu nibemera yuko ibyaha byabo n'igihano bagombaga guhanwa ko Kristo Yesu yakibahaniwe ariko gucungurwa. Yego. Nibizera ibyo ngibyo nabo babone ubutungane Yesu yatunganye. Nibyo rwose, ibyo ubwo ni ukuri kutavangiwe. Noneho rero birasaba ngo ntubishakire mu gukora, ahubwo wemere icyo Yesu yakoze kugira ngo nk'uko yabazweho gukora kwawe kwanduye, niko iyo umwizeye nawe ubarwaho gukora kwe gutunganye, ugahinduka intungane imbere y'Imana. Nibyo ni ukuri turabo gutsindishirizwa, kuko iyo tukiza ko turabo gutsindishirizwa tuba. Noneho rero birasaba ngo wemere gutsindishirizwa, ntutegereze gutsinda kwawe. Nuko rwose nutsindishirizwa na Kristo kuko ari we watsinze, iyo ntsinzi niyo yemewe imbere y'Imana cyane. Naho ku muntu imbere y'Imana ni ugutsindwa gusa. Yego. Kandi uko gutsindwa kwabaye ku muntu niko Kristo Yesu yahaniwe. Amen. Ntacyo ragumye ukurikira ikiganiro, rihangana twakire n'abandi. Urakoze cyane. Wenda turaza gutanga ni nomero waza kuduhamagara nyuma nta kibazo. Yego. Sawa.
Allo? 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 Oui. Mwiriwe neza. Ndahaye Daniel mu mashyi. Yego Daniel. Bagira mbabaze. Ko bavuga ko Yesu Kristo yatwitangiye kubyaha byacu twakoze. Allo? Yego turi kumva. Ubwo ni ukuvuga ko nta kindi cyaha kizongera kubaho. Yatwitangiye ku byaha twakoze ngo nta kindi kizongera kubaho. Ko tutari kukumva neza, warebye nimba wabona ahantu harireze tukakumva. Yasaga no baza ngo ko yitangiye ibyaha twakoze, ngo ubwo ngo nta cyaha kikibaho. Ariko kamvuge ngo abo bakoze ibyaha n'ubundi nibo bakiriho. Yego. Iyi nkuru rero biri gutangazwa kugira ngo abakiri abanyabyaha n'uyu munsi bamenye yuko imbabazi z'ibyaha zazanywe kugira ngo buri wese uri buzakire ababarirwa ibyaha mu izina ry'uwo Yesu. Yego rwose. Ubwo no kuvuga ngo imbabazi zarabonetse, ahubwo ukeneye kumenya ko zatanzwe nawe ukumva ko ukwiye kuzemera, kuko ubwiye uzemeye bikubarwaho. Yego. Kuko ubundi bigaragara yuko ngo byose biheshwa no kwizera. Ubwo utizeye n'ubundi urubanza rwawe rukugumaho. Ubwo icyaha yabazaga kimugumaho. Ikimugumaho. Icyaha uragifite ahubwo kikuvaho iyo wizeye Kristo Yesu. Yego. Yego. Allo? Allo? Yego. Na ambasaderi Mabondo ka Mukobi Gitambi. Rwose insanganyamatsiko nayumvishe. Yego Mabondo. Ariko rwose buri Uwiteka cyangwa umwami Kristo, buriya umuntu wese mu mutima wiwe ahari agomba kumenya icyo agomba kuba yubahiriza muri wa munsi w'Uwiteka igihe yateguye cya gikorwa kiba cyagezweho. Bakavuga ngo nimba twese ari umunsi mukuru wa Kristo tugomba kubahiriza, tukamenya ngo uyu munsi tugiye kwese tukawugeraho. Ariko harimo abo bavuga ngo ikimenyetso ngo cyo kigaragaza umwami Yesu Kristo ngo ese yaratubambiwe, ugasanga abantu benshi ntibari kubyumva nk'uko tugomba kubyubahiriza. Ariko Mabondo wenda gatoya. Allo? Ndakumva. Kubyerekeranye no kujya mu ijuru. Yego. Byo ubifite gute? Ubu uri gukora neza ngo uzajye mu ijuru cyangwa ijuru waribonye ku buntu? Wirengagije iby'abandi bavuga. Aho urakoze cyane rwose muvandimwe. Buriya njyewe iyo mvuga ngo nzajya mu ijuru, ndemerewe gukora neza. Nahura na mugenzi wanjye agize ikibazo, kamufasha. Yego. Amara kumufasha ngateganya yuko ejo hano nangaha hari ubwo ejo ijuru ryankingurira nkitaba Imana ngasigara mu isi, bavuga ngo runaka uko bigenze kose hari icyo yakoze kigaragariza ko azajya mu ijuru. Noneho ubwo niba ntumvishe neza uri gukora neza ngo uzajye mu ijuru? Njyewe mu buzima busanzwe ngora akazi ko kogosha. Babasaza iyo baje ntabwo gukora kwahesha umuntu ijoro. Urumva abantu bose koko baba batekereza ko nyine umuntu yakora neza ngo ajye mu ijoro, ariko abantu kubera ukuntu baba batekereza ko Imana utayigera imbere n'ibyaha, bituma umuntu yumva nyine akwiye guhatana agakora agashaka uburyo yamera neza ngo ajye mu ijuru. Ariko ikibazo birangira nyine atabaye mwiza n'ubundi, kuko nanone twabonye ko amategeko icyo abereyeho ni ukugira ngo agaragaze ko wanduye gusa. Bishatse kuvuga ngo wowe uri umupagani, uri umunyabyaha, ntago rero wakora ibyiza ngo ujye mu ijuru ngo byemere. Ahubwo nyamara inkuru nziza twavuga ko Imana nyine yatanze ijuru ku buntu biciye mu rupfu rwa Kristo Yesu, ari nayo nkuru nziza tuba twanazaniye abantu. Ariko kumva abantu kubera guhugira kugukora, ariko ntacyo abantu bazajya bagenda babyumva,
kandi ikindi numvamo buriya nk'abantu dusangiye ikiganiro ntabwo tubeshejwe hano no kubamenyesha yuko mwanduye, ahubwo nawe umutima wawe yego ukumenyesha ko udatunganye imbere y'Imana. Ariko se nyine nawe umaze kumva ko imbere y'Imana udatunganye, ubwo se wumva nyine urubanza narwo rudahari? None se nyine nimba wumva urubanza ruhari kandi Imana ikabivuga yuko amaraso itayabonye adafite inenge ko urubanza rutakuvaho, ubwo se urumva wakizwa n'iki nyine? Ntacyo. Uwo mutima ukwemeza yuko utari intungane imbere y'Imana ntiwawuhereza ruswa, ntiwanakuvamo. Niyo mpamvu ibi byose tuba turi kubabwira, tuba turi kubahendahenda, tuba turi kubinginga kugira ngo ahari usobanukirwe ko burya ihagarika mutima rikurimo nta handi rishingiye ari ukuri umunyabyaha. Ariko ubwo bunyabyaha bwawe unamenye yuko Imana ibereyeho cyangwa se urukundo yagukunze yaje kugira ngo igukize ubwo bunyabyaha bwawe. Noneho iryo hagarika mutima ufite rishingiye ku byaha byawe urikizwe no kumenyeshwa yuko ibyaha byawe hari undi byabazweho. Ubwo no kuvuga ngo numara kumenya ko hari undi byabazweho ari we turi kugutangariza, niwe Kristo Yesu. Erega nawe ubwawe ukunda kuvuga ngo yarancunguye, ukunda kuvuga ngo yarambambiwe, ukunda kuvuga ngo yarampaniwe, ngo yameneye amaraso, ngo amaraso ye niyanyeza, ngo niyantunganye. Ariko birasaba ngo ubikure mu magambo, ahubwo bitekerezeho unabyumve neza, bitamera nk'aho ibintu bufite ari ibintu buri gukinisha mu kanwa gusa. Ariko iyo umuntu avuze ngo amaraso ye niyantunganya hanyuma akavuga ko ajya yitunganya, ubwo abavuze ngo iki? Abavuze nyine yuko ayo maraso adatunganya. Ubwo aba yavuze ibyo atumva. Aba yavuze ibyo atumva. Yego. Ariko nyine nk'uko umuririmbyi yabivuze, dutunganywa n'amaraso ya Kristo Yesu. Impamvu yadutunganya nuko yo arimwe ubugingo, arimwe ubugingo buhoraho, amaraso ya Kristo. Nayo mpamvu Yesu ari kubivuga muri Yohana yaravuze ngo niwe mwungeri ngo w'intama, ngo abamubanzirije bose bari abajura n'abanyazi. Ubwo rero Kristo ari we mwungeri w'intama, birasaba ngo bari we wizera, ni nawe murinzi w'irembo ariko wizera, kuko ga ni ukubiyemo isezerano ry'Imana ryo kuguhereza ijuru ryayo. Ntabwo wabona ijuru ryayo. Erega Yesu yaranabivuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye n'ubugingo, nta wajya mu ijuru atari njye wumujyanye. Ubwo no kuvuga ngo isezerano Imana yazaniye abantu rikubiye muri Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe muhesha w'isezerano Imana yagusezanije ryo kuguha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu hano byagaragaye yuko ubwo bugingo buhoraho budaheshwa n'amategeko, ubwo ndibuheshwa n'ibyo wakoze, ahubwo buheshwa nuko nguri buze kwizera Kristo Yesu, ngo maze ngo ugasohorezwa ngo iryo sezerano Imana yasezanije. Ubwo no kuvuga ngo ubugingo buhoraho ubuheshwa n'isezerano, ntabwo buheshwa n'ibyo wakoze. Ubuheshwa n'isezerano. Ni nako twari twanasomye tubona ko abantu bishingikirije ku mategeko bategeze babona ubutungane buyaturukaho. Ubwo rero ubutungane bubonerwa muri Kristo Yesu. Iyo umuntu yizeye Kristo Yesu, ahandi Pawulo amaze gukizwa yarabyanditse mu Baroma ndumva ibice 10, ariko uvuga ati icyo ngo umutima we ngo wifuza ngo ni nacyo asabira bene babo b'Abayisiraheli, ngo ni ukugira ngo bakizwe. Ngo arabahamya ko bagira ishyaka bita iry'Imana, kandi ntekereza ko n'abadukurikiye baba bafite ishyaka bita iry'Imana. Umuntu akaba afite ishyaka ryinshi yita gukorera Imana, ariko Pawulo yaravuze ati ndabahamya ko bafite ishyaka ry'Imana, ngo ariko ni ishyaka ritava mu bwenge, ngo ni ishyaka ridashingiye ku kumenya Imana. Iyo utekereza ko wakorera ijuru ukarijyamo, uba ufite ishyaka ridashingiye ku kumenya Imana, uba ufite ishyaka ridashingiye mu bwenge. Nyamara nawe uri umugabo wo kubihamya. Iyo uvuze ngo maze igihe ukora ariko ntiwabaye intungane, ubuvuze ko ufite ishyaka nyine ritakugira intungane, ufite ishyaka ridashobora kukweza ngo were, ufite ishyaka ritatuma uba intungane. Ariko bivuga yaravuze ngo impamvu bene wabo bafite ishyaka ritava mu bwenge, ngo nuko bayobewe ubutungane Imana itanga, ngo hanyuma bihimbira ubwabo. Iyo uri kuvuga ngo uri gukora neza uzajya mu ijuru, uba ushaka ubutungane bw'ubuhimbano. Ubwo rero ntibwuzura,
ntibunabaho. Niyo mpamvu ujya uvuga ngo nta ntungane ibaho, ni uko ujya ushaka ubutungane wahimbye. Nyamara ubutungane buturuka ku Mana nibwo butungane umuntu abona yizeye Kristo Yesu akagirwa intungane mu maso y'Imana. Rero umuntu wese ukeneye kuba intungane akazanabana n'Imana mu ijuru biramusaba kwizera Kristo Yesu. Niyo mpamvu ahandi ho hanagaragaza yuko ngo muri uko gukora kwa muntu abari kugerageza ngo kumvira amategeko, ariko ibyanditswe bigaragaza yuko ngo nta kindi bibyara, ngo bibyarira Imana umujinya. Ngo nta kindi amategeko azana ngo ni umujinya. Ariko impamvu bitanga umujinya ni gute? Ni uko ukora bikakunanira, byakunanira Imana ikakurakarira. Noneho nawe ntiwahagararana n'umuntu wakurakariye ngo mve ufite umutekano mu mutima. Niyo mpamvu umutima uhora uguhagazemo, ariko nuko ibyo ukora bizamura umujinya imbere y'Imana. Ariko uretse gukora ibyo uri gukora ukizera Yesu wakoze, ubwo ni ukuvuga ngo uburakari bw'Imana bwakuvaho. Kuko ngo umuntu utizeye Yesu ngo igitsere cy'Imana kimugumaho. Ubwo rero muvandimwe, kugira ngo umutima wawe utuze, wumva uruhutse, wumva uguwe neza, rekeraho gukora ibyatuma Imana ikwemera. Numara kurekeraho gukora ibyatuma Imana ikwemera, wemera ibyo Kristo Yesu yakoze abikoranye n'Imana ku mpamvu zawe. Nubyemera uburakari bw'Imana bukakuvaho, urabona amahoro yo mu mutima. Kuko uvanyweho uw'Imana ikuyeho uburakari, ihera kimubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Ntabwo rero umwana yaba akirakariwe n'umubyeyi, ahubwo umubyeyi aramunezererwa. Iyo niyo yitwa inkuru nziza. Inkuru nziza ni ukumenyeshwa yuko hari uburyo uburakari bukuzanira ihagarika mutima bwakuvuyeho, bukurwaho rero n'ukuri bwemera icy'Imana yakoresheje umwana wawe, kandi umwana wawe akaba yaragisohoje. Niyo mpamvu wowe bisaba ngo ntukore, kuko nugumya gukora umutima urajya guhagararamo bitewe nuko hari ibindi ugomba gukora byakunaniye. Ibyo byakunaniye rero bifatikanije nuko muri wowe gukiranuka kutakubamo, ubwo igitsere cy'Imana kikugumaho. Ubwo niyo mpamvu n'umutima uhagaze utakuvamo, ahubwo umutima uhagaze ukurwamo nuko wemeye icyo Kristo Yesu yakoze, kuko niwe wagukujeho urubanza rwari rukuriho, kandi ntiwakurwaho urubanza ngo bari kugira amahoro mu mutima. Wenda mu minota tugifite abantu bagumye bagahamagara, ntacyo abafite ibitekerezo cyangwa ibindi bifuza kubaza nta kibazo. Alo? Alo? Ego. Muri bande? Amahoro. Amahoro. Muvandimwe Patrice muraho. Mukomere cyane. Amakuru Patrice? Amakuru ni meza. Alo? Turakumva. Turi kukumva. Nanjye ndabasuhuje. Yego muvandimwe. Ni muvandimwe wanyu Rewi. Ni Rewi? Yego turakumva. Ndashimira Imana ukuntu Imana nyine igenda irushaho kugenda isobanurira abantu, kandi ikagaragaza uburyo ki n'ubundi nyine yakunze mwene muntu binyuriye mu mwana wayo. Hari indirimbo igitangiza iki kiganiro, nuko wenda umugani abantu nyine n'izi nimba atari ukubyita ariko hari indirimbo igitangiza iki kiganiro nkunda ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi ndetse no mu bundi keretse kwizera gusa. Ni ukuvuga ngo icyo gikorwa cyo kwizera Yesu Kristo ni cyo Imana yabonye ko ariho abantu bose bo mu isi bagomba gukirira. Nshimiye Imana rero yuko nanjye ubwanjye yambyaye ikamenyesha ubwo buntu bwayo, ibumenyeshereje ku busa, niko ijambo ry'Imana n'ubundi rivuga se, cyangwa ubuntu. Kuko nuko abantu bumva ngo ubuntu bakumva yuko ibintu bidashoboka, ariko Imana ubundi yaduhaye ijuru, nta kindi kintu iduca, nta n'ikindi kintu idusabye usibye imbabazi zayo n'urukundo rwinshi cyane, kuko byivugira mu ijambo ryayo ko rero itwirehereza usibye urukundo rwayo rwinshi cyane rutagira akagero. Nshimiye Imana yuko rero nanjye yanyijije, kandi ikanshyira mu mubare w'abana b'Imana, mu mubare w'abana bayo. Nari naratagangaye, nari nararushye,
uburushyi nari mfite bwari bugiye butandukanye, ariko nshimiye Imana yuko yampaye gukiranuka kwayo budaheshwa n'amategeko cyangwa n'imirimo nk'uko n'ubundi ijambo ryayo bivuga, ahubwo ni gukiranuka guheshwa no kwizera gusa. Uko gukiranuka rero ni ukuvuga ngo guheshwa no kwizera binyuze n'ubundi mu mwana wayo. Icyo kintu rero muragishimira Imana Patrice muvandimwe, kandi Imana nashimwe yuko yaciye inzira yayo mukaba aho ngaho kuri Country FM kugira ngo abantu benshi barusheho kugenda bumva inkuru nziza, kandi hari impamvu muri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo impamvu muri aho ngaho rero ni ukugira ngo abantu n'ubundi babashe kugira kurokoka, barokoke rwa rupfu rw'iteka, bajye kubaho ku iteka ryose. Imana itugire neza cyane. Nshimira Imana rero kuri uno mugoroba, kandi namwe mbashimira Imana yuko n'ubundi nyine imbaye no kubumva, imbaye no kubumva kugira ngo n'ubundi ndusheho cyane kugenda nunguka cyane, kandi ndusheho kugenda cyane, ndusheho kugira umunezero n'ubwo bwose umunezero uhora muri njyewe. Nshimira Imana rero ku bwanyu, kandi no ku bw'Imana nyine yaduhaye gukira, kaduha gukira ku iteka ryose, kandi kaduha ijuru iriduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Kandi nanjye ndabashimiye kandi murakoze. Sawa, nawe urakoze cyane. Urumva umuntu wizeye Kristo Yesu akabona ubugingo buhoraho aba yishimye, aba afite ibyishimo mu mutima we bidasanzwe zuko atazarimbuka. Urumva ariko nta muntu wagira ubugingo buhoraho ngo abure kwishima nanone. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye bigaragaza ko umuntu yabonye ubugingo buhoraho, kuko ni ukuvuga ngo intimba yaguhoroga mu mutima, ubwoba bwaguhoroga mu mutima bukubwira ngo nimpfa nzajya. Iyo wizeye Kristo Yesu buvamo, ukagira ibyishimo ndetse n'umunezero by'uko ubonye ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Harande ku murongo twagumya tukabumva ntacyo. Allo yego, ese nashimye pastor ahimbazwe. Avugana na Hakizimana Merisi ku Ngoma. Yego, ubundi pastor yawe ari ibintu najya nsobanukirwa, wenda insanganyamatsiko nawe wumvishe. Hari igihe umuntu yagenera undi ijuru. Umuntu agenera undi ijuru? Umva uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo umuhuza w'abantu n'Imana n'umwe gusa, ni Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe ufite umurimo wo guhuza abantu n'Imana, ni nawe ufite kujyana umuntu mu ijuru bikemera. None se ko hari wenda umuntu ugirira undi ishari, ariko ukazajya ubona ahora mu rusengero ariko ntatunganire bagenzi biwe, ubwo uriya azaboneze? Uwo ntabwo aba yarakijijwe. Ni uvuga ngo iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yizeye Kristo Yesu, urumva? None se ikindi ngaho nubibaze vuba, dore n'igihe cyagiye, utanga umwanya n'abandi bari guhamagara. Kujya uko hari abantu mbona bahora mu rusengero kandi batakijijwe, njyewe mbona ngaho gukiranuka ari umutima w'umuntu. Ariko se kuri kubariza abandi, wowe umeze ute mu mutima wawe? Ubundi ni wowe turi kuvugana, tubwira ibyawe. Uri umukiranutsi imbere y'Imana cyangwa ukeneye kuba umukiranutsi? Njyewe ndi umukiranutsi, kandi ngerageza kwitwara neza no kubana neza imbere y'abandi. Niki cyakubwiye ko uri umukiranutsi? Ni umutima wawe. None se umutima wawe waba ugushuka, ubwo wumva utunganye imbere y'Imana, nta cyaha kiri imbere muri wowe? Icyaha kiba gihari, nta muntu utagira icyaha ku isi y'Imana. Urumva ko rero kubera ko mu buzima turifuza. Umva gato, urumva ko nyine ukeneye gukurikira ikiganiro, ariko na nyuma y'ikiganiro tujya dutanga inimero zacu za telefone ngendanwa. Murakoze, uzifate turavugana. Amahoro yatanze, namushimiye, ni umuntu w'umugabo. Iyi radiyo ndi gufata iri iwabo, ahubwo sinzi aho yabikuye, ahubwo muzashaka ukuntu mushyira iminara yabo iriya gukamukobe bazajya bayumva. Ntacyo, uraza kuduhamagara nyuma y'ikiganiro. Murakoze. Sawa, twakira abandi.
umuririmbyi niyo wavuze umuririmbyi wa 69 afitemo igitero kivuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ngo ntibyarihe ibicumuro byawe ngo dore impongano ikwiriye ibyaha abantu bakoze na amaraso ya Yesu masa. Ariko se ko wumva impongano ikwiye ibyaha byawe ari amaraso ubwo ujya uyakura ntiwanajyana yihene ngo bayemere ahubwo ngo na amaraso ya Yesu masa bisobanura yonyine nayawe yajyanye ntiyakemerwa birasaba amaraso ya Yesu. Wenda dusigaranye iminota nkingahe abantu baduhamagara ntacyo tukayikoresha nayo. Halo oui turakumva. Amahoro bene data. Yego muvandimwe. Ni bizibana Damascene. Yego bene data. Kuri simerwa. Yego turakumva neza. Ndishimye cyane bene data kandi ishimiye n'Imana. Kubw'iyo nkuru nziza n'ubundi Yesu Kristo nyine ikomeje kwamamara. Ariko n'ubundi kigamijwe ari ukugira ngo abantu bakomeze kumenya imbabazi z'Imana zatangiwe muri Kristo Yesu. Yego. Ndagiraga ngo abaduteze amatwi cyose abateze amatwi iki kiganiro ijoro ntirikorerwa bongere bumve neza impamvu Imana yatanze amategeko. Mu by'ukuri bavandimwe mwagerageje kubisobanura ndetse cyane ko amategeko yaje kugira ngo amenyekanishe icyaha ariko se akimenyeshe bande n'ubundi akimenyeshe abantu kuko ntago byari bukunde ko Imana ibwira abantu ko ari abanyabyaha ngo babyemere batibonaho ibyaha. Yego. Imana yashyizeho amategeko no kugira ngo nuzajya ubona ibyo ukora ukareba n'ibyo amategeko avuga umenye ko ibyo amategeko avuga n'ubuzima ufite bitandukanye. Yego. Kandi bongere banumve neza ko burya ibyo ukora ni ibihamya by'uwuriwe ntago ari byo bikugira uwuriwe. Mu yandi magambo umuntu ntagirwa umunyabyaha n'ibyaha akora ahubwo iyo ari gukora ibyaha aba ari guhamya ubuzima bw'icyaha butuye muri we imbere kugira ngo rero Imana imenyeshe abantu ko batuwemo n'ubuzima bukora ibyaha yabahaye amategeko. Yego. Kugira ngo umuntu nazajya yica ajye amenya ko muri we hari n'indi mbaraga imutuyemo imubuza kumvira Imana nubwo yakumva we ashaka kuyumvira. Mu yandi magambo nubwo aba yumva ashaka kubahiriza amategeko y'Imana ariko muri we harimo imbaraga imubuza kuyumvira no kuyubahiriza kubera ko icyaha si igikorwa ni ikimenyekanisha ubuzima ahubwo bw'icyaha butuye mu muntu. Yego. Ariko Imana ishimwe none ku bwa Kristo we waje atuwemo noneho n'imbaraga y'Imana yo itabasha gukora ibyaha. Yego. Bya bintu byananiye umuntu Kristo we arazaza kubikora ariko n'ubundi bikoreye umuntu. Abikoreye umuntu byananiye. Yes, aje kubikorera twebwe abantu byari byarananiye. Yego. Kuko n'ubundi we yari afite gukiranuka kuzuye kwamuheshaga kubana n'Imana mu ijuru. Nono aje mwisi gukiranuka yakiranukaga kwari uko kuzahereza abantu bashaka gukiranukira Imana ariko bakabibuzwa n'imbaraga y'icyaha ibatuyemo. Yego. Amaje kugukorera ukuzuye ariko n'igihano cy'umunyabyaha umuntu yagombaga kuzahanwa nacyo ajya kugihanwa umusaraba. Arangije rero asaba nyine ko abantu bamwizera umwizeye bikamuhwanirizwa gukiranuka n'iki ijambo ry'Imana rivuga udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha kwizera ko kumuhwanirizwa no gukiranuka. Yego. Nkaba rero ninginga rwose abateze amatwi iki kiganiro kugira ngo bizere Kristo birahita bibahwanirizwa no gukiranuka rwose naho igikorwa cy'umuntu cyo ku Mana bari icyaha ariko kwizera icyakozwe na Kristo nibyo bigize umuntu umukiranutsi mu maso y'Imana. Yego. Mbashimiye Imana rero bene data murakomeza mwamamaza iyo nkuru nziza tubishimiye Imana byose Imana ibikomeje kugenda ikora. Dusuhurize bene data cyane aho ngaho. Yego amahoro. Amahoro. Nta wundi uriho. Turi gusatira nyine n'umusozo. Ndabona hari n'iminota isa n'irimo kurangira ariko abantu nyine bagumye kutwumva neza yuko ibyo dutangaza atari ibyacu ahubwo ni ibyahamijwe n'Imana kuko ibyanditswe nibyo bivuga ngo
nimba umuntu abasha kwemera ibyo abantu bavuga yego ariko ngo iby'Imana ivuga birabitambutse biruta cyane. bikumvikana rero yuko Imana yashatse kuvugana n'abantu ikoresheje Kristo Yesu. Ubwo utazumvira Imana muri Kristo Yesu uwo nguwo ntabwo Imana isigera imwakira. Ariko uzumvira Imana muri Kristo Yesu, ibyo ndi kuvuga Yesu yarabivuze agaragaza yuko ngari we waje kumenyesha abantu se. Yego. Nta wamenya Imana atamenyeshejwe na Kristo Yesu. Kimwe nuko nta n'uwamenya Kristo Yesu atamenyeshejwe n'Imana. Yego. Niyo mpamvu mu byo wagerageza gukora cyangwa ibindi abantu bakubwira bidashingiye mu byanditswe, ibyo ngibyo nta gaciro bihabwa. Nkaba numva hari twahereza abantu nimero zacu bakaza kuduhamagara dusohotse muri studio. Nimero zanjye ni 0787 0787 7 Yego. Tigo ni ugukuramo uwo 8 ugashyiramo 2 ukuzuzaho izo nimero dutanze. Izanjye ni 0783 167 163 0788 167 163 Tigo 0722 167 163. Tubashimiye Imana cyane abadukurikiye mwese, naho ubutaha Imana ibaho umugisha. Amen. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.